Indwara zo mu mutwe ni kimwe mu bice by'ubuzima bw'umuntu usanga bidakunda kuvugwaho cyane, nyamara bigira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abantu. Nitwa Olive, mbahaye ikaze. Uyu munsi tuzi ko ihungabana, kwiheba cyangwa uburwayi bwo mu mutwe ari indwara zisabwa kwitabwaho nk'izindi. Ariko se byahoze bite? Ese ni iki amateka atubwira? Habaye iki kugira ngo umuntu ugaragaje ibimenyetso bidasobanutse mu myitwarire afatwe nk'uwarozwe, uwafashwe n'imyuka mibi, cyangwa se afatwe nk'uzanye umuvumo mu muryango? Mu bihe bya kera abantu bageragezaga gusobanukirwa iby'indwara zo mu mutwe, ariko batabifata nk'uko tubikora ubu. Dufate nk'urugero, mu Misiri ya kera abarwayi bo mu mutwe bafatwaga nk'abafashwe n'imyuka mibi cyangwa nk'abantu bafite ibibazo by'umwuka. Abavuzi bakoreshaga amasengesho, imiti y'ibimera ndetse n'imigenzo yo gukuraho imyuka mibi kugira ngo basubize umuntu mu buzima busanzwe. Mu Bushinwa bwa kera abarwayi bo mu mutwe babonwaga nk'aho bafite imihindagurikire mu mubiri ndetse no mu mutima. Abaganga b'icyo gihe bakoreshaga uburyo bw'imiti gakondo n'imyitozo y'umubiri kugira ngo basubize abantu ku murongo. Abahinde ba kera nabo batekerezaga ko uburwayi bwo mu mutwe bushobora kuba buterwa n'imihindagurikire y'imikorere y'umubiri, umutima cyangwa se n'amarangamutima, maze bakagerageza kuvura umuntu wese wahuye n'ibi bibazo mu buryo bw'imiti ndetse n'amasengesho. Mu Bubiligi mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu Kristo hari umuganga w'Umugiriki uzwi cyane nka se w'ubuvuzi cyangwa se Father of Medicine. Niwe wa mbere watandukanyije ubuvuzi n'imyemerere cyangwa idini, avuga ko indwara zo mu mutwe zisa n'izindi ndwara z'umubiri kandi zifite inkomoko y'umubiri. Aha niho havuye somatogenic theory. Hippocrate kandi yemeraga ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bishobora kuba biterwa n'imihindagurikire y'amaraso, imisemburo ndetse n'imihindagurikire y'umubiri. Ibi byari intangiriro y'ubuvuzi bushingiye ku bumenyi, bituma abantu batangira kwiga ku miterere y'ubwonko n'ingaruka z'amarangamutima ku myitwarire. Nubwo ubwo bumenyi butari bugezweho nk'ubw'iki gihe, bwatanze intangiriro yo kumva ko indwara zo mu mutwe atari uburozi cyangwa se imyuka gusa. Mu gihe cy'Abaroma bamaze gutsindwa, imyumvire yongeye gusubira inyuma. Indwara zo mu mutwe zasubiye kwitwa ubupfumu, ibihano cyangwa imivumo. Abarwayi barafungwa, bamwe bashyirwa mu mazu nk'imbohe ndetse bakanahohoterwa. Ibyo byari bimwe mu bihe bibi cyane mu mateka y'abantu bafite indwara zo mu mutwe. Nyuma y'imyaka myinshi abarwayi bo mu mutwe bafatwa nk'abantu bafite imyuka mibi, abapfumu cyangwa abahanirwaga ibyaha batakoze. Hari abatangije impinduka zikomeye mu mitekerereze no mu buvuzi bw'izi ndwara. Aha niho hatangiye kuboneka abaharanira uburenganzira n'icyubahiro cy'abarwayi, babereka ko nabo ari abantu bafite agaciro nk'abandi. Mu myaka yakurikiyeho mu kinyejana cya 18 na 19 hatangiye kuboneka abazamuye ijwi ry'abarwayi. Philippe Pinel ni umwe mu bantu bafashe iya mbere mu guharanira imibereho myiza y'abarwayi bo mu mutwe. Mu 1793 yafashe icyemezo kitigeze kibaho mbere. Akuraho amapingu yari mu barwayi, maze batangira gufatwa nk'abantu bafite uburenganzira bwo guhabwa ubuvuzi, kwitabwaho no kubaho mu buzima buboneye. Si ibyo gusa kandi, yashyize imbere uburyo bwo gusangira amarangamutima, kubaganiriza no kubashyira mu muryango w'abantu aho kubashyira mu kato. Ubu buryo bwatangiye kwerekana ko indwara zo mu mutwe zivurwa kandi ko abarwayi bashobora kugaruka mu buzima busanzwe. Ibi byabaye isoko yo kuvuka kwa psychiatry ya none. Mu Bwongereza mu mpera z'ikinyejana cya 18, William Tuke nawe yatangije impinduka zikomeye. Yashyizeho ahantu hihariye hatandukanye n'ibitaro hitwa The York Retreat. Aha hantu abarwayi bo mu mutwe babwirwaga neza, bakavugishwa mu bwubahane, bakajya bahabwa imirimo yoroshye n'ibikorwa bibashimisha kugira ngo bagarure icyizere n'umutekano w'umutima. William Tuke yizeraga ko urukundo, impuhwe n'icyubahiro bishobora kuba umuti ukomeye mu kugarura ubuzima bwo mu mutwe. Yifashishije kandi uburyo bwiswe moral treatment, bukaba bwarerekanaga ko kuvura indwara zo mu mutwe bigomba kwita ku mibereho y'umurwayi, guhesha buri wese icyubahiro, kumushyigikira mu mibanire n'abandi.
Ibi bikorwa byatangiye guhindura uko isi yose ireba indwara zo mu mutwe. Icyari igihano cyahindutse ubuvuzi, abarwayi batangira kwitwa abarwayi aho kwitwa abapagani cyangwa abapfumu. Ibigo byavurirwagamo byatangiye kuvugururwa. Hippocrate na William Tuke, aba bombi babaye intangarugero. Imirimo yabo yabaye imbarutso y'iterambere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, bituma haza abahanga muri psychiatry, uburyo bushya bwo kuvura, imiti mishya igamije kugabanya ibimenyetso, ubushakashatsi ku mikorere y'ubwonko. Isi yatangiye kumenya ko kurwara mu mutwe atari ikimenyetso cy'umuvumo, ahubwo ari indwara isaba ubufasha n'urukundo. Mu kinyejana cya 20, isi yinjiye mu gihe gishya cy'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe cyashingiye ku bushakashatsi n'ubumenyi. Abahanga batangiye gushyira imbere imiterere y'ubwonko n'imikorere yabwo, aho gushyira gusa ku bitekerezo. Ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bwatangiye gufata isura nshya, kandi abashakashatsi batangiye kwerekana ko hari ibice byihariye mu bwonko bishobora kuba intandaro y'ibibazo by'imitekerereze ndetse n'imyitwarire. Mu myaka ya mbere y'ikinyejana cya 20, kuvura indwara zo mu mutwe byari bigoye cyane, ariko hagati mu kinyejana havumbuwe imiti ivura indwara z'ubwonko, psychotropic drugs, ari nabyo byabaye impinduramatwara mu buvuzi. Imiti nka antidepressant, antipsychotic, mood stabilizer yafashije abantu benshi kongera kubaho mu buzima busanzwe, bagasubira mu miryango no mu mirimo yabo nta guhezwa. Ubuvuzi ntibwari ubwo gufunga abarwayi, ahubwo bwabaye ubufasha n'ubuvuzi. Ikindi cyahinduye byinshi mu kinyejana cya 20 ni ukuvuka kwa psychotherapy, ubuvuzi bushingiye ku kuganira hagati y'umurwayi n'inzobere. Aho guhisha ibibazo mu mutima, abantu batangiye kubibwira inzobere, bakajya bahabwa inzira zo kubikemura, kumenya guhangana n'amateka ababaza ndetse no kwiyakira. Ubu buvuzi bwafasha abantu kumenya imizi y'ihungabana, gusobanukirwa amarangamutima yabo, kugira ubumenyi bwisumbuyeho ku buzima bwabo. Ikinyejana cya 20 kandi cyaranzwe n'iterambere ry'ibikoresho bifasha kwiga neza imikorere y'ubwonko. Tuvuge nka electroencephalopathy, magnetic resonance imaging ndetse na CT scan. Ibi byahaye abashakashatsi uburyo bwo kubona neza uko ubwonko bukora, ndetse banatangira kumenya n'imikorere ya neurotransmitters zigira uruhare mu gutera ihungabana, guhangayika ndetse n'ibindi. Ibi byose byifashishijwe mu kuvumbura imiti ndetse no kwagura ubuvuzi. Muri iki gihe tugezemo, indwara zo mu mutwe ntizikiri ibintu biterwa n'imyuka mibi cyangwa imivumo nk'uko byigeze kwizerwa mu bihe byashize, nubwo hari bamwe bagitekereza gutyo. Ubumenyi bw'ubu bwerekana ko amarangamutima, ubwenge n'imyitwarire bifitanye isano n'imikorere y'ubwonko, imibanire y'abantu, uko babayeho ndetse n'ibihe banyuzemo mu buzima bwabo. Ibi byatumye indwara zo mu mutwe zifatwa nk'izindi ndwara zose zikeneye ubuvuzi n'ubufasha butanga icyizere. Ubushakashatsi bushya bwa WHO bwerekana ko ubu abarenga miliyari 1 ku isi bose bafite cyangwa barimo kugira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Aha harimo ihungabana, kwiheba n'izindi ndwara zifata ubwonko n'imitekerereze. Ibi bisobanura ko indwara zo mu mutwe zishobora kwibasira umuntu uwo ari we wese, atari ikintu kidasanzwe cyangwa cy'abatagira amahitamo, ahubwo ni ikibazo gisanzwe gishobora kugera kuri buri wese, kandi gikwiye gufatwa nk'izindi ndwara z'umubiri. Mu bihugu byinshi harimo u Rwanda, hashyizweho ibigo byihariye nko muri Ndera Neuropsychiatric Teaching Hospital, Wihogora Psychosocial Center, Imanzi Counseling and Rehabilitation Center ndetse n'ibindi bifasha abakeneye ubuvuzi ndetse n'inama z'ubuzima bwo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe zigaragara mu buryo butandukanye bitewe n'umuntu, icyateye indwara ndetse n'uburemere bwayo, ariko hari ibimenyetso rusange bwerekana ko imikorere y'ubwonko n'imitekerereze bitangiye kujya mu kaga. Kumenya ibi bimenyetso hakiri kare bituma umuntu yegera ababishinzwe, bityo bakamufasha mbere y'uko indwara ikomeza gukura. Indwara zo mu mutwe zishobora gutera guhindagurika kw'amarangamutima, guhora wihebye, ubabaye, kubura ibyishimo, guhangayika udafite impamvu, gucika intege mu buzima, kumva ntacyo uvuze, uburakari bukabije. Ibi akenshi bigaragara mu barwayi bafite ikibazo cya depression cyangwa se uburwayi bwo kwiheba. Umuntu ashobora guhindura uko yitwara mu muryango cyangwa mu bandi,
kwitandukanya n'abandi, gukunda kuba wenyine, kunanirwa kurangiza inshingano zisanzwe, imyitwarire idasanzwe, kunywa ibiyobyabwenge cyangwa inzoga cyane, kwiyangiza, gukomeretsa umubiri cyangwa gutekereza kwiyahura. Ahanini ibi bigaragara igihe indwara imaze kumuhungabanya cyane mu mibereho ye. Umutwe n'umubiri birakorana, bityo indwara yo mu mutwe ishobora kugaragara no ku mubiri. Tuvuge nk'urugero, ukabura ibitotsi cyangwa kuryama cyane, kubura ubushake bwo kurya cyangwa se ukarya cyane, kuribwa umutwe cyane, kubabara mu mubiri hatagize impamvu igaragara, kubura imbaraga no kumva unaniwe buri gihe. Ibi bikunze kugaragara cyane ku bantu bafite stress, depression cyangwa se post traumatic disorders. Indwara zo mu mutwe si amakosa, si ubugome, si intege nke. Ni indwara nk'izindi zose z'umubiri kandi umuntu uwo ari we wese ashobora kuyigira. Ubumenyi bw'isi butwigisha ko ubufasha butanzwe hakiri kare bushobora gutuma ubuzima bw'umuntu busubira ku murongo, akiyumva afite agaciro kandi ashoboye kubaho mu muryango no muri sosiyete. Ikintu cya mbere gikomeye ni ugusesengura no gusobanukirwa ko ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe bidakwiye guhishwa cyangwa kugirwa ibanga. Kuvuga no gusaba ubufasha ni ubutwari, si intege nke. Umutwe ni igice cy'ibanze mu buzima bwacu. Iyo ubwonko bwacu bufite amahoro, imibereho yacu iratungana. Dufate ubuzima bwo mu mutwe nk'ingenzi, tubuvuge ndetse twake ubufasha igihe cyose tubukeneye. Murakoze cyane kuba mwari kumwe natwe muri iki kiganiro ku buzima bwo mu mutwe. Twize byinshi, amateka y'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, impinduka mu myumvire, ibimenyetso by'indwara n'uburyo bwo gufasha no gutanga ubufasha. Twizere ko mwungutse ubumenyi bw'ingirakamaro kandi ko buri wese amenye ko kurwara umutwe atari ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ari indwara isaba kwitabwaho nk'izindi zose. Ibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro, ukore like ndetse unasangize n'abandi iki kiganiro kugira ngo kigere kure. Murakoze cyane, muba amahoro.